kuko ibyo abantu batari kugukorera Yesu yarabikoze. Se muri kunyumva? Ese muri kunyumva? Munyikirize haleluya. Yobu n'umugabo w'igitangaza. Yobu abwira umugore aramubwira ngo wa mugore we ukuboko kw'Imana kw'iburyo hava ibyiza kandi mu kuboko kw'Imana kw'imoso hakava ibibi, ariko ibyo byose bikwiriye kwihanganirwa ku muntu wamaze kuyiza. Twese amen. Iri jambo twasomye ryavuze ngo nuko Satani asubira ku Mana bwa kabiri. Ese wabaye maso ko basubiyeyo? Wabaye maso ko yasubiyeyo? Ubwa kangahe? Kajya kubwira Imana arayibwira ngo ubwo nishe abana bayo ntagire icyaba nahinduke. Noneho umubiri uhorerwa undi mubiri ngo nta n'icyo umuntu atatanga ngo atange inshungu ku mubiri we. Wishe abana ntiyagira icyaba, nishe inka barazijyana ntiyagira icyaba, arakomeza araririmba, arakomeza arabwiriza, arakomeza arasenga, arakomeza atanga amaturo. Mumpe nkore ku mubiri we. Imana yanga ngo yowe Satani we, yo ndamwizeye kugeza ubwo nubwo wafata umubiri we ukawugira uko ushaka ntiyanyihakana. Nzi ukuntu yubatse ari ku rufatiro ruzima, ukuntu yubakitse yo. Kandi kababwira Imana ntiyubaka iby'inyuma, kuko iby'inyuma Satani abigiraho ububasha, ariko iby'imbere Imana yubaka. Wakubaka amazu Satani akayasenya, wabyara Satani akabasaba bagapfa, wacuruza ugahamba. Izo ni imfatiro zina, ariko urufatiro rw'ubugingo Imana ishimwe cyane. Bibiliya ivuze ngo nuko Satani aravuga ngo ariko noneho urambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Ukuntu Imana yamubwiye, yaramubwiye ngo dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Twese amen. Twese haleluya. Iyo umuntu avuze ubugingo aba avuze iki? Iyo Imana ivuze ngo ubugingo bwa Yobu ubwirinde cyane. Ubugingo nicyo gice cy'ubumana kiri muri wowe. Imana irema Adamu ngo yamuhumekeye mu mwuka w'iki? Nanyikirije ko nabakunze. Yamuhumekeye mu mwuka w'ubugingo. Imana ntifana natwe amazuru. Oya, Imana ntifite amazuru nk'ayawe. Oya, Imana ntifite amatwi nk'ayawe, icyakora irumva ukirita ibigirwamana. Imana ntifite amaguru nk'ayawe, icyakora iragenda. Imana ntifite amaboko nk'ayawe, oya, icyakora irakora. Imana ntifite amaso nk'ayawe, icyakora irareba. Ikintu dupfana n'Imana ni umwuka w'ubugingo, kandi uwo mwuka w'ubugingo ntupfa. Uwo mwuka w'ubugingo nta muraso uroga, uwo mwuka w'ubugingo nta mujura wiba, uwo mwuka w'ubugingo na Satani ubwe ntajya amenya ibanga ryawo. N'idini ryari ryibeshye, ariko umwuka w'ubugingo, connection cyangwa ubusabane, relationship, imibanire yabwo n'umuntu n'Imana yonyine wuzi. Nyamara ushobora kuba mu bitabo by'idini kuko umwuka w'ubugingo Imana itawuzi, ugasanga idini rirakuza ariko Imana ntikuzi. Kandi ukora protokole, wambara birebire nka Joseline, urumva utega igitambaro nkawe, kabega agakobwa keza we. Mu idini hose bakankomera amashyi, kumva umwuka w'ubugingo utaziranye n'Imana. Abanyumvise haleluya. Uba mu icaci nziza ifite bishop mwiza cyangwa apostle, ufite protokole nziza, bavuga ati yombega umumama mwiza dufite hano mu idini, utanga icyacu n'amaturo byuzuye, ariko umwuka w'ubugingo n'umwuka wawe. Bibiliya Paulo yandikira Abaroma arabwira ngo umwuka w'Imana hamanya n'umwuka wacu. No, si umwuka w'idini. Oya, suka pasa kuzi. Nagaribyo. Umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wanjye niyo ndyamye mu buriri, niyo ndimo ndacuruza amadawusi, niyo ndi muri classe, niyo
iyo nshanye n'umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye umwuka w'Imana ubwe araza akabihaneka baguye n'umwana wanjye. Nafashe umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ibyo ibiba mu isi bigaragara bibera mu isi y'umwuka. Niyo abantu bashobora kwibeshya kudakijijwe kandi umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wawe ko uri umwana w'Imana. Haleluya. Bimwe biterwa n'amahame y'idini na disipurine abantu bashizeho. Ni bamwe baravuga ngo iwacu kudafiriza nta kibazo, ibyo birakureba. Niba iwacu baravuze ngo kwambara birebire nta kibazo, ibyo birakureba. Ariko umwuka w'Imana yahamanya n'umwuka wanjye ko mu ijuru ntibaza abadive. Hari ukuntu abantu bajya bahangana n'idini bakihambira, ugasanga abantu bigize imbata z'idini. Ngo isabato yanjye nzayubaha. Ibyo ntacyo bimbwiye Jerusalem. Kugira ngo ndi umwadeperi, urabona ngo iwacu ibintu by'iwacu biba ari ibintu ngo biri ku murongo neza, ngo urabona ibyo ni akazi kawe. Kugira ngo iwacu ngo turi ngo tuba ngo muri restoration cyangwa muri Zion, ibyo ni akazi kawe. Bishop wanjye ni runaka, apostle wanjye ni nusi, ibyo ni akazi kawe. Ariko umwuka w'Imana yahamanya n'umwuka wanjye. Mana ishimwe. Mana ishimwe. Gushyira muri kamesa ariko ni hataha. Ngira ngo batangariza ko mu ijoro bataza amadini. Mujya muvunwa n'ubusa. Amanota ni hatari pe. Mutinda kutuntu tuzabagumisha inama mugatakaza amanota. Imana igaseka ikumirwa mugise. Uriya arabona mfitanye ikibazo n'amapantaro ye. Imana ikibazo namwe ari ikibazo mfitanye n'ibisa. Kimenye ejo bundi nujya gupfa barabyogosha ugasigara uko nibyo nta kazi kawe. Njye ntacyo bibwiye. Ikibazo n'umwuka w'ubugingo wafashijwe. Imana nta kibazo ifitanye nawe mukobwa mwiza, nta kibazo ifitanye nawe keretse umwuka w'ubugingo atari guhamanya n'umwuka wera kuri umwana w'Imana. Icyakora disipurine yaho ukorera, disipurine yaho usengera uyubahe, kuko nutubaha uzubaha Imana utarabona. Icyitondero, nutubaha abakuyobora uzubaha Imana utarabona. Imana ntifite ijuru ry'akajagari, ntaryikira abarizaribamo n'abera kuko nayo ari iyera. Twese amen. Ubona Yesu yari kubivamo akavuga ati abapande kote mwese nimwe muzajya mu ijuru. Bazavuga ati abaporoso mwese ntawo muzajya. Murabona Yesu yari kubivamo. Nyikirije ko nabakunze. Uri Yesu yari kubivamo ra akazavuga ati nge ndi umudive. Nibiyo Yesu azari umudive, butware kubishobora iby'isabato. Ariko kuko ariko bamwizeye bagize gute? Barabishobora. Kandi natwe kutubyina tugasirima kakabakabonye Imana nabo ntabyo babasha. Bafite ibindi bizeye. Ndashimira Yesu utagira idini. Banyakiriza haleluya. Kuko nababanga icyakora bamwemeye bose. Bakizera izina rye. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana be. Umva ukuntu Yohana yavuze, kandi ni Yesu wabyivugiye. Yaravuze ngo abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ngo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo abo babyawe n'imbuto itabona, ariyo mbuto y'ijambo ry'Imana. Yohana bagarukaho bene abo aravuga ngo nimubareke bene abo bashobora gusonza, bashobora kuburara, bashobora gutunga amaso, bashobora kugenda mu ndege nabyo byababera, bashobora kwambara bazarisha. Abangayika ibyo nibita ukurikije ibyo babategurira mu ijuru. Haleluya. Araguko bazasa na sebuja, bazasa n'uwabacunguye, bazasa n'uwabahamagaye. Ababo bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzasa ntikurerekanwa.
Yesu niyerekana. Haleluya. Mwami Yesu. Haleluya. Mujya mugira ikibazo cy'uko mutari beza. Usanga umuntu yashakishije akatagize. Hano yashyizeho tw'ubururu, hano yashyizeho tw'icyatsi, yashyizeho tw'umukara, agatobora hamwe akabona ubwiza ntiburi kuza, agatobora hakabiri akabona ntibivamo. Abatereka ejo nzakubitemo agapantaro ndebe ko amataye aza. Ejo bundi agahindura ati byanze reka nambare mini. Ni ikibazo cy'uko utarimenya muri Kristo. Urimenya. Hari ubundi bwiza mu ijuru bateguye. Hari ukundi kuntu mu ijuru babiteguye. Hari ukundi kuntu mu ijuru babipanze. Munyekereza haleluya. Tujya tubihoma. Uyu munsi wakisiga kafondo tukabona ntibivamo. Ejo ukajya kugura exofene ukavuga ati wenda ka exofene niko kangwa neza. Amavuta yo mu Rwanda ukayereka ugahita wisiga yo mu Burayi ukavuga ati ntabwo ndi gusa nuko nshaka bikanga pa. Cyabijya byanga kuvamo. Uyu munsi ugasiga inzara ugashyiraho iby'umutuku, ku cyumweru gitaha ukabashyizemo iby'ubururu kubera bisa n'umukenyero uzambara mu bukwe bwantuze, ukabona nabwo ntibivamo. Ugashaka pochette isa n'isakoshi nabyo ukabona ntibihura, ariko uko tuzasa. Dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Munyekirize amen. Munyekirize amen. Uko uzasaba Imana ikurerekanwa. Icyakora kuko ukiri inaha jya ubikora use neza, ureho ugire fresher. Ariko hari ukundi kuntu. Bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo, bakatwitiranya kuko dusangira akabigira kenshi baturusha n'ubutunzi. Imbwa zabo zigana wowe imbabura imanitse, ariko hora ibyacu saho bicira. Hari igihe kimwe bizasobanuka rwose, abana b'Imana tugahagarara twe. Hora ceceka wihorere, numva guhore kumuhoza Yesu, numva imirindi yagarutse, nshuti ihangane. Haleluya. Yobu umugabo w'igitangaza wanejeje Imana iricara iti we vraiment tuka kubera agafaransa karyoha. Natekereje ko Imana ivuga igifaransa. Ibonye Yobu iravuga iti vraiment oui en tout cas c'est fantastique. En tout cas quand même. Ah oui. Voilà un homme. Nemureba umugabo sha. Imana ikagihindukira ikabwira ibizimiti mwabonye umugabo. Ubura abana agakomeza akabyina. Igahindukira ikabwira abakuru iti mwabonye umugabo. Umugore ubwira nabo umugabo mwamubu. Mu gitondo agafata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo akajya gusenga. Voilà. Imana ibwira marayika ushinzwe kubika ibintu munyishyirize amen. Amen. Iramubwira ngo abana bayo bahantu babitse ujye ubandebera neza. Imitungo y'ahantu nyubitse ujye uyidebera neza. Ibintu byayo bahantu bishize ntibizagire virusi zibirya. Ikintu uzakora muri Yobu 42. Yari ari mu rugendo rukomeye rwo gusurwa n'inshuti. Zimubwira ngo Yobu wasuzuguye Imana iraguhonda. Umuntu nkawe uzi ubwenge wize yacuruza agahomba we. Mbega Yobu. Umuntu nkawe wize uzi kuvuga Icyongereza wacuruza bikanga. Mbese nawe byakubaho. Ubu nta kibazo ufitanye n'Imana ngo wisuzume. Urebe niba nta hantu ufite ikibazo n'Imana. Yobu ngakisuzuma agasanga imisoro yose. Yaje kuba urufatiro rwo kubaka
byo mu mutima kuko ibyo abantu batari kugukorera Yesu yarabikoze. Se muri kunyumva? Ese muri kunyumva? Munyikirize haleluya. Yobu n'umugabo w'igitangaza. Yobu abwira umugore aramubwira ngo wa mugore we ukuboko kw'Imana kw'iburyo hava ibyiza kandi mu kuboko kw'Imana kw'imoso hakava ibibi, ariko ibyo byose bikwiriye kwihanganirwa ku muntu wamaze kuyizera. Twese amen. Iri jambo twasomye ryavuze ngo nuko Satani asubira ku Mana bwa kabiri. Ese wabaye maso ko basubiyeyo? Wabaye maso ko yasubiyeyo? Ubwa kangahe? Kajya kubwira Imana arayibwira ngo ubwo nishe abana bayo ntagire icyaba nahinduke. Noneho umubiri uhorerwa undi mubiri ngo nta n'icyo umuntu atatanga ngo atange inshungu ku mubiri we. Wishe abana ntiyagira icyaba, nishe inka barazijyana ntiyagira icyaba, arakomeza araririmba, arakomeza arabwiriza, arakomeza arasenga, arakomeza atanga amaturo. Mumpe nkore ku mubiri we. Imana yanga ngo yowe Satani we, yo ndamwizeye kugeza ubwo nubwo wafata umubiri we ukawugira uko ushaka ntiyanyihakana. Si ukuntu yubatse ari ku rufatiro ruzima, ukuntu yubakitse yo. Kandi akababwira Imana ntiyubaka iby'inyuma, kuko iby'inyuma Satani abigiraho ububasha, ariko iby'imbere Imana yubaka. Wakubaka amazu Satani akayasenya, wabyara Satani akabasaba bagapfa, wacuruza ugahamba, izo ni imfatiro zina, ariko urufatiro rw'ubugingo Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo nuko Satani aravuga ngo ariko noneho urambura ukuboko kwawe ukore ku magufa ye no ku mubiri we, azakwihakana ari imbere yawe. Ukuntu Imana yamubwiye, yaramubwiye ngo dore ari mu maboko yawe, keretse ubugingo bwe gusa aba ari bwo wirinda. Twese amen. Twese haleluya. Iyo umuntu avuze ubugingo aba avuze iki? Iyo Imana ivuze ngo ubugingo bwa Yobu ndabubwirinde cyane. Ubugingo nicyo gice cy'ubumana kiri muri wowe. Imana irema Adamu ngo yamuhumekeyemo umwuka w'iki? Nanyikirije ko nabakunze. Yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Imana ntipfana natwe amazuru. Oya, Imana ntifite amazuru nk'ayawe. Oya, Imana ntifite amatwi nk'ayawe, icyakora irumva kuko iruta ibigirwamana. Imana ntifite amaguru nk'ayawe, icyakora iragenda. Imana ntifite amaboko nk'ayawe, oya, icyakora irakora. Imana ntifite amaso nk'ayawe, icyakora irareba. Ikintu dupfana n'Imana ni umwuka w'ubugingo, kandi uwo mwuka w'ubugingo ntupfa. Uwo mwuka w'ubugingo nta muraso uroga, uwo mwuka w'ubugingo nta mujura wiba, uwo mwuka w'ubugingo na Satani ubwe ntajya amenya ibanga ryawo. N'idini ryari ryibeshye, ariko umwuka w'ubugingo, connection cyangwa umusabane, relationship, imibanire yabwo n'umuntu n'Imana yonyine iwuzi. Niyo mpamvu ushobora kuba mu bitabo by'idini kuko umwuka w'ubugingo Imana itawuzi, ugasanga idini rirakuza ariko Imana ntikuzi. Kandi ukora protokole, wambara birebire nka Joseline, urumva utega igitambaro nkawe, ese ukabega agakobwa keza we, mu idini hose bakankomera amashyi, kumva umwuka w'ubugingo utaziranye n'Imana. Abanyumvise haleluya. Uba mu icaci nziza ifite bishop mwiza cyangwa apostle, ufite protokole nziza, bavuga ati yo mbega umumama mwiza dufite hano mu idini, utanga icya 10 n'amaturo byuzuye, ariko umwuka w'ubugingo n'umwuka wawe. Bibiliya Paulo yandikira Abaroma, arabwira ngo umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wacu. No, si umwuka w'idini. Oya, suka posa kuzi. Nagaribyo. Umwuka w'Imana ahamanya n'umwuka wanjye niyo ndyamye mu buriri, niyo ndimo ndacuruza amatawusi, niyo ndi muri
se niyo njyanye n'umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye umwuka w'Imana ubwe araza akabihamya ngo uyu ni umwana wanjye. Nafashe umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana. Ibyo ibiba mu isi bigaragara bibera mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu abantu bashobora kwibeshya kudakijijwe kandi umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wawe ko uri umwana w'Imana. Bimwe biterwa n'amahame y'idini na disipurine abantu bashyizeho. Ni bamwe baravuze ngo iwacu kudafiriza nta kibazo, ibyo birakureba. Niba iwacu baravuze ngo kwambara birebire nta kibazo, ibyo birakureba. Ariko umwuka w'Imana yahamanya n'umwuka wanjye ko mu ijuru ntibaza abadive. Hari ukuntu abantu bajya bahangana n'idini bakihambira, ugasanga abantu bigize imbata z'idini. Ngo isabato yanjye nzayubaha. Ibyo ntacyo bimbwiye Jerusalem. Kugira ngo ndi umwadeperi, urabona ngo iwacu ibintu by'iwacu biba ari ibintu ngo biri ku murongo neza, ngo urabona ibyo ni akazi kawe. Kugira ngo iwacu ngo tuba ngo muri restoration cyangwa muri Zion, ibyo ni akazi kawe. Bishop wanjye ni runaka, apostle wanjye ni nusi, ibyo ni akazi kawe. Ariko umwuka w'Imana yahamanya n'umwuka wanjye. Mana ishimetse. Mana ishimetse. Gushyira muri kamesa ariko ni hatari. Kugira ngo batangarize ko mu ijoro batazi amadini. Mujya muvunwa n'ubusa. Mutinda kutuntu tuzabagumisha inama mugatakaza amanota Imana igaseka ikumirwa wese. Uriya arabona mfitanye ikibazo n'amapantaro ye. Imana ikibazo na mbere hari ikibazo ifitanye kimenye ejo bundi nujya gupfa barabyogosha ugasigara uko. Nibyo ni akazi kawe, njye ntacyo bibwira. Ikibazo n'umwuka w'ubugingo wafashijwe. Imana nta kibazo ifitanye nawe mukobwa mwiza, nta kibazo ifitanye nawe keretse umwuka w'ubugingo atari guhamanya n'umwuka wera kuri umwana w'Imana. Icyakora disipurine yaho ukorera, disipurine yaho usengera uyubahe, kuko nutubaha uzubaha Imana utarabona. Icyitondero, nutubaha abakuyobora uzubaha Imana utarabona. Imana ntifite ijuru ry'akajagari, ntaryikira abarizaribamo n'abera kuko nayo ari iyera. Twese amen. Ubona Yesu yari kubivamo akavuga ati abapantekote mwese nimwe muzajya mu ijuru. Bazavuga ati abaporoso mwese ntawe muzajya. Murabona Yesu yari kubivamo. Yanyikirije ko n'abakuru. Uriya Yesu yari kubivamo akazavuga ati njye ndi umudive. Ibyo Yesu azari umudive, ubu twari kubishobora iby'isabato. Ariko kuko ariko bamwizeye bagize gute? Barabishobora. Kandi natwe kutubyina tugasirima kakabakabonye Imana nabo ntabyo babasha. Bafite ibindi bizeye. Ndashimira Yesu utagira idini. Banyakiriza haleluya. Kuko nababanga icyakora bamwemeye bose. Bakizera izina rye. Yabahaye ubushobozi kuba abana be. Umva ukuntu Yohana yavuze, kandi ni Yesu wabyivugiye. Yaravuze ngo abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ngo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo abo babyawe n'imbuto itabona, ariyo mbuto y'ijambo ry'Imana. Yohana bagarukaho bene abo aravuga ngo nimubareke bene abo, bashobora gusonza, bashobora kuburara, bashobora gutunga amaso, bashobora kugenda mu ndege nabyo byababera, bashobora kwambara bazarisha. Aravuga ariko ibyo ni bito ukurikije ibyo babategurira mu ijuru. Haleluya. Aravuga uko bazasa na sebuja, bazasa n'uwabacunguye, bazasa n'uwabahamagaye. Aravuga bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzasa hikurere
Yesu. Mujya mugira ikibazo cy'uko mutari beza, usanga umuntu yashakishije akatagize, hano yashyizeho tw'ubururu, hano yashyizeho tw'icyatsi, aha yashyizeho tw'umukara, agatobora hamwe akabona ubwiza ntiburi kuza, agatobora hakabira akabona ntibivamo, kabatereka ejo nzakubitemo agapantaro ndebe ko amataye aza, ejo bundi agahindura ati byanze reka nambare mini. Ni ikibazo cy'uko utarimenya muri Kristo. Urimenya, hari ubundi bwiza mu ijuru bateguye, hari ukundi kuntu mu ijuru babiteguye, hari ukundi kuntu mu ijuru babipanze. Munyikiriza haleluya. Tujya tubihomahoma, uyu munsi wakisiga kafondo tukabona ntibivamo, ejo ukajya kugura exofene ukavuga ati wenda ka exofene niko kangwa neza, amavuta yo mu Rwanda ukayereka ugahita wisigayo mu Burayi ukavuga ati ntabwo ndi gusa nuko nshaka, bikanga pa bijya byanga kuvamo. Uyu munsi ugasiga inzara ugashyiraho iby'umutuku, ku cyumweru gitaha ukabashyizemo iby'ubururu kubera bisa n'umukenyero uzambara mu bukwe bwa ntuze, ukabona nabwo ntibivamo, ugashaka poshete isa n'isakoshi nabyo ukabona ntibihura, ariko uko tuzasa dukomere Imana amashyi menshi. Munyikirize amen, munyikirize amen. Uko uzasaba Imana ikurerekanwa, icyakora kuko ukiri inaha jya ubikora use neza, ukoreho ugire furesheri, ariko hari ukundi kuntu. Bakatwitiranya kuko dusangira ibishyimbo, bakatwitiranya kuko dusangira, bakabigira kenshi baturusha n'ubutuzi, imbwa zabo zigana wowe imbabura Imana isi, ariko hora ibyacu saho bicira, hari igihe kimwe bizasobanuka rwose, abana b'Imana tugahagarara twe. Hora ceceka wihorere, ndumva guhore kumuhoza Yesu, ndumva imirindi yagarutse, nshuti ihangane aje haleluya. Yobu umugabo w'igitangaza wanejeje Imana, Imana iricara iti we vraiment tuka kubera agafaransa karyoha, natekereje ko Imana ivuga igifaransa. Ibonye Yobu iravuga iti vraiment oui en tout cas c'est fantastique, en tout cas quand même, ah oui, voilà amen. Namureba umugabo sha, Imana ikagihindukira ikabwira ibizimiti mwabonye umugabo ubura abana agakomeza akabyina. Igahindukira ikabwira abakuru iti mwabonye umugabo, umugore ubwira nabo umugabo mwamubo, mu gitondo agafata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo akajya gusenga. Voilà, Imana ibwira marayika ushinzwe kubika ibintu, munyikirize amen. Iramubwira ngo abana bayo bahantu babitse ujye ubandebera neza, imitungo y'ahantu nyubitse ujye uyindebera neza, ibintu byayo bahantu bishize ntibizagire virusi zibirya. Ikintu nzakora muri Yobu 45 yari mu rugendo rukomeye rwo gusurwa n'inshuti, zimubwira ngo Yobu wasuzuguye Imana iraguhonda, umuntu nkawe uzi ubwenge wize yacuruza agahomba we. Mbega Yobu, umuntu nkawe wize uzi kuvuga Icyongereza wacuruza bikanga, mbese nawe byakubaho. Ubu nta kibazo ufitanye n'Imana ngo wisuzume urebe niba nta hantu ufite ikibazo n'Imana. Yobu ngakisuzuma agasanga imisoro yose